What's up guys, what's up friend guys, nizere ko mumeze neza. Nshuti yanjye hoteli wakora subscribe yikore kugira ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi uko bwije nuko bukeye. Kuyo utakoze subscribe ntago kiganiro kikugeraho nyine. Ubwo kuyikora ndumva aribyo byaba byiza kugira ngo uko nasohoye ikiganiro uzakibona kandi butwe buri munsi dukora ikiganiro. Uyu munsi hari ikintu nshaka ko tuvugaho. Hari ukuntu abantu bashidikanya ku bintu by'urukundo. Iyo hari ikiganiro nigeze gukora abantu baba bati ndiko bati urukundo ntabwo kiba rwanyarwo. Urukundo rubaho ariko akenshi usanga bamwe barukoresha nko kugira nk'agakino ko kugira bibonera amafaranga. Urugero ugasanga hari bamwe bakoresha kugira ngo bakunda umuntu bamukurikiyeho amafaranga, uko twabivuga akamukunda hari ikintu agukurikiyeho. Ubwo nimba ufite ayo mafaranga agukunda ayo mafaranga, wowe ukabona ko yagukunze, none adaciyemo kabiri ugasanga ya mafaranga agushizeho ahise akureka. Ibyo bintu rwose bikunze kubaho. Hari umuntu wamawamya ko byamubayeho, umuntu yamawamya by'ukuntu byamugendekeye. Yavuye mu cyaro aje gukora akazi ko mu rugo, arakora yakoze hafi mu myaka 3. Mu gukora nk'iyo myaka 3 yose abona agashoro, atangira gucuruza utuntu duciriritse, arizamura. Yacuruzaga butike nyine, agera no kuri depo akazajya naranguza. Siga abonye umukobwa mwiza i Kigali, nawe ati mfite amafaranga nkaba nagukunze. Mukobwa we target yarariho yari yo kumukundira ya mafaranga ye, ntago aramukunze. Ibyo umukobwa akaba yari yiga muri university n'uwo wacuruza. Umuhungu aravuga ati nyine avugagana n'umukobwa gwenge niko yambwiraga. Mu kugana n'umukobwa aramubwira ati njye nagukunda cyangwa dukora ubukwe. Umukobwa amwe ati ngenda kiga kandi nta bushobozi mfite cyenze ufashije nkarangiza kwiga. Umuhungu ati nta kibazo, amafaranga se kunya afite. Ahubwo ati nzajya nkurihira. Aramurihira umukobwa amashuri ayarangiza neza nta kibazo rwose, arangizanya umuco. Mu kuyarangiza umuhungu ati rero ndabona amashuri yarangije neza, igisigaye no kwitegura tugapanga ubukwe bwacu neza. Umukobwa arareba ari uwo musore amubwira ati mfite amafaranga ariko ntabwo nakundana n'umunyacyaro. Umuhungu byaramubabaje hahandi yumvaga ubuzima bwe bwose burangiye. Kubitaga imibare ukuntu umukobwa yamuriraga amashuri, icyo yamwakaga akakimuha, asanga nyine yaribeshe cyane. Kandi hari abazaga bamwinginga ngo bakundane, akabanga akavuga ati mfite sheri yarategereje no myaka yose. Ntabwo byumva umuntu waje gukora akazi ko mu rugo ari igihe yaranakuze cyane, yakabona nyine isi mwikaragiyeho. Tewe nuko yakunze umuntu aramwiringira, wa muntu aramutenguha. Ariko uwo musore ntabwo yagize nabi, we yari nyine yarazi ko amukunda, azi ko amukunda. Kwa kundi umugira umuntu icyizere, waba ufite umusheri ugasanga nyine kubera ukuntu umukunda mwizerana, ugasanga ufite akazi noneho nta kazi afite, ko bati kubera tuzabana reka ngushakire igishoro ubucuruza nk'utuntu iyo tuzajya kubana nyine turi kwiyubaka. Uwo muhungu rero ingaruka byamugira ingaruka mbi cyane. Uzi yuko kubera uwo mukobwa yamwanze, yararakaye hamwe biteye umujinya, ajya kurogesha wa mukobwa. Mu kujya kurogesha wa mukobwa, umukobwa amuteje umwangaro mubi. Ese sinifuza no kubivuga pe kuko ibintu yamukoreye. Yanjye nagiraga abakobwa bakunda ibyo bintu kubikora.
mujye mwirinda kubikorera umuntu. Hari igihe umuntu usanga yarabonye ayo mafaranga ukeka ko yarabonye mu buryo bumugoye bukakaye, ntibaze gukora imyaka 3 akazi ko mu rugo. Guys, aka kavidewo ngiye kugahagarikira ngaho iki kiganiro, hari n'ikindi gice cyayo, uko mutera comment ko mwagikunze niko nsora n'ikindi. Murakoze.